Ikaze kuri Rubavu Band Sale, mukomeze mugubwe neza cyane abakunzi bacu. Iyi ni channel Rubavu Estate, tubagezaho amazu n'ibibanza bigurishwa mu karere ka Rubavu. Wowe dusuye bwa mbere kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona imari z'ibibanza n'amazu bigurishwa hano mu mujyi wa Gisenyi rwose Rubavu. Ibibanza n'amazu birahari byiza cyane. N'uyu munsi rero wowe wifuza ikibanza muri quartier nziza ya mbere hano muri Rubavu cyangwa se muri VIP hano Rubavu aho bita mu Kizungu muri LCD, umanuka ugana kuri Grande Barriere hafi ya hoteli Nyiramacibiri, hafi ya hoteli yitwa La Corniche, aho ngaho rwose muri ibyo bice. Urebe video neza urabona ko ari quartier ya mbere hano muri Rubavu, quartier yihagazeho imeze neza cyane. Ubu nawe kuri miliyoni ku bihumbi 55 by'idolari byonyine cyangwa ukayashyira mu manyarwanda, ushobora kuhagira ikibanza cyiza gifite metero kare 450 ahantu heza cyane. Nubwo ubona hari ibyatsi ariko abandi batangiye kubaka, urebe video. Kandi ni muri VIP, ni quartier ya mbere nziza cyane igurwa n'abifite cyangwa se kwituramo ukaba usobanutse hano mu karere ka Rubavu. Ni ikibanza cyiza rero kinini kiri muri iyo quartier turi kubabwira, kigurishwa ibihumbi 55 by'idolari. Gifite metero kare 450 ahantu heza cyane. Uduhamagare kuri nimero zacu ubundi wigurira iki kibanza, ugira ikibanza muri quartier ya LCD cyangwa se mu Kizungu cya hano Rubavu, quartier ya mbere yihagazeho iturwa n'abifite ya hano mu karere ka Rubavu. Ikibanza rero nikigucike rwose kuko ni COP, ni shwadi, ni nziza cyane. Duhamagare nka Rubavu Band Sale tugufashe kugura iki kibanza kuko ibyangombwa birahari na ba nyiracyo barahari. Nureba neza urabona ko ari ahantu hameze nko mu gisambu, ariko ni ibibanza by'abantu. Buri kibanza cyose gikora ku muhanda kandi gikora kuri kaburimbo. Na ahantu hari ubutaka bunini bakatamo ibibanza byose bikora ku muhanda, bifite ibyangombwa, ni mu myubakire ba mbere. Nureba neza iruhande rw'iki kibanza urabona ko batangiye no kubaka. Nawe rero ushobora kukigura ugahita usaba ibyangombwa bijyanye na zoning yaho, ubundi nawe ukubakamo inzu y'inzozi zawe kandi iri ahantu heza cyane. Ahantu duherereye inzu ya apartment ifite nk'ibyumba 2 na salon na toilette na cuisine, irimo ibikoresho. Kuyikodesha ubwayo bihera ku $1000 kuzamuka, ku buryo bitewe n'ubwiza bwayo cyangwa se n'uburyo design yayo imeze ishobora no kurenga bikagera ku $5,000 n'ibihumbi 2 by'idolari. Birumvikana rero ko nawe kugura ufite inzozi zo kubaka inzu nziza mu karere ka Rubavu, cyangwa se ufite umushinga wo kubaka ama apartment yakwinjiriza hano mu karere ka Rubavu, wakiduhamagara iki kibanza batarakigutanga kuko ni shwadi, ni heza cyane, ni quartier nziza cyane. Ku bindi bisobanuro, ushaka ibindi bisobanuro byimbitse waduhamagara tukagufasha kubibona kuri iki kibanza cyangwa se ukaza kugisura. Ni hamwe na Rubavu Band Sale, mukomeze mugubwe neza cyane.